Umunsi witiriwe Saint Valentin wizihizwa tariki ya 14 Gashyantare buri mwaka. Ni umunsi w'abakundana couple. Kuri uyu munsi abasore n'inkumi bahana impano zitandukanye ziganjemo impapuro zanditseho imitoma n'indabo z'amaroza atukura, ubusanzwe avuga urukundo rugurumana. Umunsi wa Saint Valentin wakomotse ku mupadiri w'umuromani witwa Valente wabayeho mu gihe cy'umwami w'abami Claudius wa kabiri ahagana mu myaka ya 269 na 273 mbere y'ivuka rya Yezu Kristo. Muri icyo gihe habaga umunsi wo kwizihiza umunsi mukuru w'umwamikazi Juno wafatwaga nk'imana y'abagore. Kuri uwo munsi abasore bandikaga amazina y'abakobwa bari mu kigero kimwe bakayashyira mu kintu. Umusore yazamura izina ry'umukobwa guhera ubwo akamuherekeza bakajya kwizihiriza hamwe uwo munsi. Ibyo byatumaga abakobwa bahura n'abasore kuko mbere byabaga ari ikizira. Ako gahenge babaga babonye abenshi bakabyazaga umusaruro, ubucuti bwabo bugakomeza bukavamo no kubana ubuziraherezo. Gusa biracyatera benshi urujijo. Nawe ushobora kuba uri kwibaza impamvu washyizwe muri Gashyantare, cyangwa ukaba wibaza ese uwo Saint Valentin yaba ninde? Shira amatsiko mu kiganiro menya cy'uyu munsi. Ndi Penuel muvandimwe. Mira Rwanda niyo channel yonyine wasangaho ubucukumbuzi nk'ubu. Niba utarakora subscribe, iki nicyo gihe. Mbaye ikaze. Kera umunsi wo hagati mu kwezi kwa kabiri wafatwaga nk'ikimenyetso cy'urukundo n'uburumbuke kuva mu bihe bya kera Antiquity. Mu Bugereki kwari ukwezi bibukagamo imana zabo zikomeye Zeus na Hera. Mu Baromani tariki ya 15 Gashyantare wabaga ari umunsi bizizagaho Lupericus, imana y'uburumbuke Fertilité. None si uwo Valentin yaba ari nde? Muri Kiliziya Gatolika habayeho ba Valentin batatu batandukanye bagiye bagirwa abatagatifu kubera ukwemera kwabo kutajegajega kwatumye bicwa nk'abahawe imana n'ingoma z'igitugu zayoboraga Roma icyo gihe hari mu kinyejana cya 3. Muri abo ba Valentin batatu b'abatagatifu babayeho, uwa mbere ni Valentin wa Roma. Valentin wa Roma uyu yari padiri yicwa mu kinyejana cya 3 azira ukwemera kwe, ashyingurwa i Roma hafi y'inzira yitwa Via Flaminia. Valentin wa Terni we yari umwepiskopi bishop, nawe akaba yarishwa ashyingurwa i Roma hafi y'inzira yitwa Via Flaminia nk'uko twabyumvise ku wa mbere. Valentin w'umumaritiri wo mu majyaruguru ya Afurika, uyu nawe yarishwa ariko amateka ye ntagazwi neza. Muri aba ba Valentin uko ari batatu witirirwaga uyu munsi ni Valentin w'i Roma. Bivuga ko ku ngoma y'umwami w'abami Claudius wari umugome Claude le Cruel, Roma yari mu ntambara, abaturage bategekwa kudakunda. Uwo mwami afata icyemezo ko nta musirikare uzongera gushaka. Byabaga bitangaje. Ibyo byatumye Valentin w'i Roma akomeza gusezeranya abantu rwihishwa, harimo n'abasirikare, nyamara umwami yari yaratanze itegeko ko nta musirikare uzongera gushaka ukundi. Valentin yakomeje guhirimbanira urukundo ndetse biza no kumenyekana arafungwa. Ku munsi wo kunyongwa kwe hari tariki ya 14 Gashyantare. Biravugwa ko mu gihe yari afunzwe umukobwa w'umucungagereza yakomeje kumuba hafi amusura kugeza igihe cyo kunyongwa. Uwo mukobwa yari afite ubumuga bwo kutabona, ariko ibitangaza byabayeho mu gihe yasengeraga Valentin nuko yongeye kureba. Ubwo haboraga umunsi umwe ngo Valentin nyongwe, biravugwa ko yanditse ku rupapuro amagambo agira ati Love for your Valentine, no kuvuga urukundo rwa Valentin wawe, amushimira urukundo n'ubudahemuka yamugaragarije. Uko niko Valentin yagizwe umurinzi w'abakundana, le patron des amours, biturutse ku ibaruwa yanditse irimo urukundo ndetse no gufungwa kananyongwa azira guharanira uburenganzira bw'abakundana. Noneho mumaze kumenya ibya Valentin, reka noneho mbabwire uko uyu munsi wizihizwa hirya no hino ku isi. Ubundi kera uyu munsi wafatwaga nk'uw'abasiribateri kurusha abakundana. Abasore n'abakobwa bakinaga umukino wo kwihishanya, aho abakobwa bihishaga maze abasore bakabashaka. Iyo umusore yavumbaraga umukobwa bagombaga gushyingiranwa mbere y'uko umwaka urangira. Mu kinyejana cya 14 nibwo mu Bwongereza uwo munsi wafashwe nk'urukundo koko, kuko bemeraga ko inyoni z'ingabo n'iz'ingore zihura kuri uwo munsi. Mu Buyapani ho ntibiba bisanzwe. Kuri uwo munsi abagore n'abakobwa bategetswe kuzanira abagabo n'abasore bakorana za shokora zihenze. Gusa mu Buyapani kuri 14 Werurwe abagabo nabo barabishyura,
bagaha abo bashiki babo umwenda, urukweto cyangwa ikindi gifite ibara ry'umweru kandi gihenze nibura kikaba gikubye gatatu ya shokora yaguriwe. Iyi tariki ya 14 Werurwe bayita White Day. Ku munsi wa Saint Valentin, bamwe mu bakristo bajya gusura ibisigazwa bya Valentin ahantu hatandukanye mu Burayi, mu Bushinwa na Taiwan. Kuva mu mwaka w'1980, uyu munsi wa Saint Valentin urizihizwa cyane. Muri Brazil ho bagira umunsi w'abakundana wihariye uba tariki ya 12 Kamena ukaba witwa Dos Enamorados. Muri Colombia ho uba kuwa 6 wa 3 w'ukwezi kwa 9 ukaba witwa Dia del Amor y Amistad, umunsi w'urukundo n'ubucuti. Mu Rwanda naho ntitwatanzwe. Kuva mu mwaka w'1998 uyu munsi witaweho cyane kandi ugenda utera imbere umwaka ku mwaka, ndetse ari abakundana batarashakana, aba bana kabone niyo baba bakuze, abenshi bagaragaza ko uyu munsi ugeze icyo uvuze mu buzima bwabo. Nshuti za Mira Rwanda, rero ikiganiro menya cy'uyu munsi ni naha tugicumbikiye. Nge ndi Penuel Muvandimwe. Iki ni ikiganiro menya, niba utarakora subscribe uyikora ubundi tutazajya ucikwa n'ubucukumbuzi tukugezaho umunsi ku wundi. Ndabashimiye mwese mwaduteze amatwi guhera ku munota wa mbere. Tubifurije umunsi mwiza w'abakundana. Happy Valentine's Day.